Yes, rero nshuti bavandimwe b'inzira y'umusaraba, nshuti bavandimwe tuba dukomeje gukurikirana hano ubusesenguzi bw'inzira y'umusaraba kuri Future Empire. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubabwira ngo Imana yacu igomeze ibahe umugisha, igomeze ibarinde neza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibyo mwifuza byose muzabigereho, ibyo muharanira gukora byose muri uyu mwaka muzabibone kubw'umwami Yesu, kubw'imbabazi ze. Ni igiciro kiba gikomeye cyane tuba tugomba gukoresha nyine tukagera ku byo tuba dukeneye byose. Rero tudatinze tutizimbye mu magambo nk'uko tubizi n'uko dusanzwe tubimenyereye, nk'uko tumaze kubimenya turi benshi cyane ahangaha kuri Future Empire, turaza tukarebera muri make, tukaza tukavuga ubuce bwacu buba bwagiye buranga filime Inzira y'umusaraba. Ahangaha tuba tugiye kugaruka ku buce nka 5 cyangwa 4 bwagiye buranga filime yacu Inzira y'umusaraba, tukareba n'amasomo tuba twagiye dukuramo. Apana kureba filime gutya ngo bihite birangira gusa nta kintu dusigiye itwigishije cyangwa se itweretse tuba tugomba kugenderaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Tudatinze rero reka tuze tuhite tuvuga nk'ubwo buce. Ndagusaba gukomeza gukurikirana hano kuri Future Empire, ntugasibe ntugahweme kudukurikira kuko tuba tugiye kukubwira ubuce buba bwagiye buranga filime yacu nziza dukunda turi benshi, tukareba n'amasomo tuba twagiye dukuramo. Ndagusaba rero gutegereza paka irangiye tukareba uko ibintu biba bimeze, uko ibintu biba byifashe. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyuzi kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende, ni ndende. Yes, ni inzira y'umusaraba kabisa, ni inzira y'umusaraba. Umuntu aba agomba kuyinyuramo yemye, akomeye, afite imbaraga. Ibigeragezo byose duhura nabyo tuba tugomba kubyihanganira, tukabinyuramo, tukabitsinda, tukagera ku cyo tugomba kuba turi cyo, ku cyo duharanira kugeraho twese mu gihe twanesheje ibigeragezo byose duhura nabyo. Ni ibintu biba bikomeye ariko ni ibintu biba bidashobotse cyane, ni ibintu biba bitashoborwa cyangwa se bitakorwa n'uwo ari we wese, ariko twese tuba tugomba kugira imbaraga zo gutsinda ibyo tunyuramo bya buri munsi bigenda bidukomerera, bigenda bitugora. Niryo somo rya mbere cyangwa se niryo somo dutangiriyeho
tuba twakuye muri filime yacu cyangwa se rinahoraho muri filime yacu, kuko iyo bavuze ngo inzira y'umusaraba ni ndende, inyurwamo n'uyizi ukomeye, afite imbaraga, afite kwihanganira ibigeragezo byose ahura nabyo. Iri ni isomo riba rikomeye cyane baba batubwira, baba badushishikariza kugira imbaraga zo kurwana, zo gukomera, tukihanganira ibigeragezo byose duhura nabyo. Yes rero nuko twabivuze, tuba tugiye kureba andi masomo cyangwa se ibindi bintu tuba twigiye muri filime yacu inzira y'umusaraba, ariko tuba dutangiriye kwiri ngiri, ari naho tugiye guhita dufata akanya tugakomeza tureba n'agace kacu ka kane. Yes rero tudatinze, turi kubona ko agace kacu ka kane ni agace kababaje, ni agace gateye impuhwe, ni agace twigiyemo byinshi cyane bikomeye, ni agace tuba tugomba kumenya umuntu uwo ari we, tuba tugomba kumenya ko umuntu guhinduka ko biba biri kure mu gihe tutamaranye igihe tubizi. Ni agace twigiyemo ibintu byinshi cyane. Turatangira, reka dutangirire ku isomo rya mbere twakuyemo isomo ry'uko tuba tutagomba kwizera uwo ari we wese, kuko ahangaha Emile yakoze ikosa, yizera mubyara we, yizeye umugabo wa mubyara we yuko yongeye kuba yabababarira ngo baze bavugane, hanyuma aho hantu amubwiye guhurira cyangwa se aho hantu yamubwiye ko bagomba kuvuganira yari yabateze Rugema ndetse n'abagizi ba nabi nyine bashaka kumukuramo amakuru bamubaza aho umuti uri. Rero ibingibi byatwigishije iki? Nuko ndi kubikubwira, nuko turi kubivuga, ibingibi byatwigishije kutizera uwo ari we wese yitwaje icyo ari cyo cyose. Dushobora kuba tutari kubyumva neza, ariko nyine kwizera umuntu uwo ari we wese uyitwaje uko ari cyangwa se icyo ari cyo cyose, ntabwo tuba tugomba kumwizera bitewe n'uko twe twiyumva, kuko Emile na kamarade hano bagenderaga kudasohoka cyangwa se kutigaragaza hanze cyane kubera ibihe bibi baba barimo. Ariko ahangaha Emile yizeye umugabo wa mubyara we, yari ari kumubwira ngo duhurire ahangaha tuganire, tugire ibyo tuganira, imbabazi kubera bagiye, kuko na mbere yari yamuhamagaye amubwira ngo mwagiye tutabiganiriye neza, ibiki ngo ni ibintu nyine nk'ibyo by'ubunyanga, kubera Rugema yari amaze kumubwira yuko bashaka gupanga diru nawe irimo amafaranga kandi nyine azayamuha, amubwira ko Emile kamarade yamwibye amafaranga yakoraga iwe, ngo akamwiba amafaranga kandi menshi. Amusaba rero kuba bakorana ayo mafaranga, yayabona bakazayagabana, kandi turabizi neza ko amubeshya, hano yaramubeshye cyane. Rero ahangaha naho harimo indi nama yo kwizera umuntu. Nibyo bintu turi kuvuga, yo kwizera umuntu kandi nyine utamuzi, utazi neza uko ameze, bigatuma aguhemukira, kuko hano umugabo wa mubyara wa Emile yizeye Rugema, amubwira yuko ari kamarade bamwibye amafaranga. Hano yafashe ko kamarade yibye amafaranga, agiye gufasha Emile, agiye gufasha nyine Rugema kubona amafaranga yiwe binyuze muri kamarade. Bituma rero amwizera cyangwa se bituma yemera gukorana nawe kandi amubeshye. Ni ibintu biba bicanganye, ni ibintu biba biteye n'ubwoba cyane kwizera umuntu, ariko tuba tugomba kwizera umuntu. Twebwe nk'abantu tuba twarebye filime tukareba inyungu yabyo, tukareba n'ibibi byabyo, tuba tugomba kwizera umuntu tuzi amakuru yose kandi neza kandi ahagije yo ku kintu tugiye kuba twakora, cyangwa se ku muntu tugiye kuba twakorana, cyangwa se tugiye kuba twagirana icyo cyizere. Tukabanza tukamenya uko ameze, uko ateye, uko aremye, ibintu byose tukabanza tukabimenya mbere y'uko tumwizera. Iri ni isomo rero rikomeye cyane tuba tugomba kugenderaho, tuba tugomba kumenya tukanubahiriza mu buzima, kubera yuko ibi bintu bibaho, ugasanga umuntu araguhemukiye, umuntu akubwiye nyine ibintu bitumvikana kugira ngo ukunde mukorane, bikaza kuba byakugiraho ingaruka cyangwa se bikaza kuba byakugwa nabi. Rero ni ibintu tuba tugomba kwirinda, ni ibintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane zikomeye mu kubirwanya.
Yes rero aka niko gace ka kane ni naryo somo tuba twakuyemo n'abakunzi b'inzira y'umusaraba, nakubwiye ngo tuba tugomba gukura amasomo buri gace uko kaje kaza, buri munsi umunsi ku munsi tukaza hano kuri Future Empire kabisa tukaganira ku masomo tuba twagiye dukuramo cyangwa se ku masomo tuba twagiye tubonamo. Murakoze rero, reka tugaruke gato n'agace kacu ka gatatu. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Yes, inzira y'umusaraba ni inzira y'umusaraba inyurwamo n'uyizi, ufite imbaraga, afite gukomera, afite kwirengagiza no guca mu bigeragezo byose ahura nabyo. Ni ibintu biba bikomeye cyane, ariko iyo dushyizemo imbaraga tugashyiramo umuhate n'ubushake birangira tubigezeho, birangira tubyacivinze kubw'urukundo tuba tubikunze, kubwo umuhate n'ubushake tuba dushyiramo bwa buri munsi. Rero inzira y'umusaraba inyurwamo n'uyizi, ufite gukomera, ufite imbaraga, afite kwihangana, akihanganira n'ibigeragezo byose ahura nabyo. Rero ahangaha dukomeje n'ubuce bwacu, gace ka gatatu, turabona ko mubyara wa Emile ndetse na kamarade bari kumwe. Hano kamarade rero yaraje gushakisha Emile. Kamarade yabuze Emile, kamarade arahangayitse ku bwa Emile, ntazi aho Emile ari. Rero yaje kubaza ahangaha mubyara we, amubaza ngo mbe mubyara wawe ari hehe, mubyara wawe yagiye hehe ko nawe nabonye ko tutari kumwe bitebye. Ariko ahangaha yatunguwe cyane no kumubaza cyangwa se no kumubwira aya magambo mubyara wa Emile, kuko nawe ntabwo azahari, kandi koko twebwe turabizi aho Emile ari, turahazi neza ko ari Rugema wamushimuse, ari Rugema wamugambaniye we n'umugabo wa mubyara wa Emile. Bamugambaniye kabisa, bamutega mu mutego, baramufata, none ngo bamukingiranye, bamufungiranye kabisa, bari kumukubita bamubaza aho umuti uri. Ibaze rero ibi byose kamarade nabimenya, nubwo bitoroshye, kamarade ntibyoroshye kuba yabimenya, kuko ntabwo tuzi cyangwa se nawe ndahamya ko atazi inzira yanyuramo kugira ngo amenye aho Emile ari. Ariko mu gusenga, mu gufashanya, twe turi gusenga dusaba Imana ngo Imana ifashe wenda kamarade amenye aho Emile ari, byanga byakunda afite icyo kuba yakora, afite icyo yabikoraho, akabasha kuba yamutabara mu buryo bwose ashoboye. Hano kamarade yabukoresha, ariko agatabara inshuti ye Emile yafashwe na Rugema, yahohotewe na Rugema. Rero ni ibintu turi buze gutegereza tukareba ukuntu biza kuba birangira, ukuntu biza kuba byifata. Ahangaha ni ibintu biba byamaze kurenga, ni ibintu biba byamaze kuba ibindi biba byamaze gukomera cyane kabisa. Turaza kureba uko biza kuba bimera, ukuntu biza kurangira. Aka gace rero ka gatatu ni kamarade ukomeje gushakisha Emile, nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko twabibonye, nk'umukunzi w'umusaraba cyangwa se umukunzi, nanjye ndi mu abakunzi, twese hamwe biba filime yacu inzira y'umusaraba. Dusenge tujye ku mavi, Emile ave hari ahantu, kuko ari gukubitwa, ari kugirirwa nabi cyane, bamubaza umute, kandi turabizi neza ko uriya muti uramutse ugiye hanze, nubwo uri mu maboko ya Mama Cyusa, ariko Mama Cyusa turabizi agira impuhwe, baramutse bamweretse video call cyangwa se Emile akaba yamuhamagara amubwira ko ameze nabi, bari kumukubita, uriya agomba kuwutanga. Turabizi neza ko uriya mama cyangwa se Mama Cyusa nyine yahita awutanga kuko agira impuhwe. Rero tujye ku mavi dusenge cyane, uriya muti ntuzajye hanze,
iribagiza atarawubona kuko ni ibintu byari bigoye, ni ibintu byafashe igihe kirekire cyane kugira ngo uriya muti ubashe kuba wagera hariya kuko wari warabuze n'aho ubonekeye ibi bibazo kugira ngo ugere kuri iribagiza. Rero dusenge cyane kabisa, twongere amasengesho. Tuba tugomba kongera amasengesho kabisa, ibi bintu bikacamo, ibi bintu bikagira iherezo ryiza, bikagira iherezo ryiza kuko uriya muti waragoranye kugira ngo ugere hariya hantu. Rero biramutse bibaye ngombwa, biramutse bikunze yuko uriya muti ufatwa utaragera kuri iribagiza cyangwa se uriya muti wangizwa utaragera kuri iribagiza, byaba ari ibintu bigoye kuko niyo papasi Rugema afite, niyo papasi Rugema afite mu kujya gufata ba Emile, mu gushaka gufatisha kamarade, mu kwihisha kwa Emile na kamarade, kugenda bihishahisha nyine bajya mu ngo, bajya kwa mubyara wabo, bajya kurara mu mihanda, bajya hehe. Iyo yose niyo papasi baba bafite yo gukomeza kwihisha nyine badashaka ko uriya muti ujya hanze. Rero uriya muti uramutse ugiye hanze gutyo gusa, rero ni ibintu byaba bitubabaje, ni ibintu byaba biteye agahinda kenshi, ni ibintu twakumva tutishimiye habe na gato. Ariyo mpamvu rero tuba tukubwira ngo dukomeze dusenge, dukomeze tubasengere kabisa, uriya muti ntuzajye hanze, uriya muti ntuzagere hanze. Ni ibintu rero bizadushimisha kubona iribagiza afashe uriya muti, kubona iribagiza yongeye kwibuka, kubona iribagiza yongeye kumenya buri kimwe, akibuka ibyo yari yaribagiwe byose. Ni ibintu byadushimisha nk'abakunzi b'inzira y'umusaraba, uretse ko hari nabo byababaza kabisa, ariko ni ibintu tuba tugomba gusengera tukavuga ngo ibi ngibi bigende uko. Aka rero niko gace ka gatatu tuba turi kureba cyangwa se tuba twashyize kuri uyu mwanya wacu bitewe n'uko ibintu biba bimeze. Isomo rero twakuramo cyangwa se isomo twigiyemo ni irihe? Isomo twakuyemo ni ukuvuga ngo niba ufite inshuti cyangwa se ugendana n'inshuti yawe igahura n'ikibazo cyangwa se ukayibura mu rugendo mwari muri kumwe, ukabona itangiye gucika intege, uba ugomba kuyihwitura cyangwa se impamvu ndi kuvuga ngo ugomba kuyihwitura, ugomba nyine kuyihwitura mugakomezanya urwo rugendo, cyangwa se wayibura yasubira inyuma, yakatakwa n'ikibazo, ukaba wayishakisha kabisa, kuko twabonye ko kamarade aribyo yakoze. Kamarade Emile yabuze, Emile mu kubura kamarade afata umwanya we ajya gushakisha Emile kwa mubyara wiwe nanone, kandi bari barahavuye. Bivuze ngo nubwo twabura inshuti zacu mu rugendo tuba turi kumwe, tuba tugomba gusubira inyuma tukajya gushakisha aho dukeka ko ashobora kuba ari, cyangwa se aho dushobora kuba dukeka ko yaba yagiye. Apana kuvuga ngo n'ubundi nagende cyangwa se tukamera nk'aho tutabyitayeho. Aha ngaha rero Emile yabuze kamarade ajya kumushakisha. Iri ni isomo riba rikomeye, nubwo hari abashobora kuba tutari kubyumva neza, ariko nyine inshuti yawe uyibonera mu byago. Aha ngaha Emile ari mu byago, ariko kamarade nyine ari gukora igishoboka cyose, ari gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo abashe kumubona, kugira ngo abashe kuba yamubona nyine mu ibyo byago arimo, kuko kamarade yaketse ko Emile atameze neza. Rero tuba tugomba guhangayikira inshuti zacu, tuba tugomba guhangayikira inshuti zacu tukajya kuzishakisha, ariyo turamutse twazibuze tukajya kuzishakisha kugira ngo ibintu bigomeze kugenda neza hagati yacu nawe, ubucuti bugomeze kwiyongera. Rero iri ni ryo somo rya gatatu cyangwa se niko gace ka gatatu twahisemo kuba twaganira uyu munsi wa none. Reka dufate akanya gato tugaruke n'agace kacu ka kabiri, musaba kudahwema kudukurikirana paka tubonye n'agace ka mbere hano ngaha kuri Future Empire. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi mwe muba mudukurikiye umunsi ku munsi. Murakoze. Yes, twagarutse rero nta bintu byo gutinda cyane, nta bintu byo gutinda, tuje kureba agace ka kabiri nk'uko twari tumaze kureba aka gatatu n'aka kane, byose tuba tuhise tugera no ku ka kabiri. Nkomeza kukubwira ngo wowe ugejeje aka kanya ukidukurikiye, dukomezanye paka no ku gace ka mbere, ujya no muri komenti uvuga ngo aka ngaka njye nabonyemo iri somo cyangwa se nigiyemo iri somo, bitewe nk'uko tuba tukavuze, bitewe n'amasomo tuba tugiye
tugiye tuvuga tuba twagiye tubonamo. Rero aka gace ka kabiri ni agace kari hagati ya Mama Cyusa ndetse na mushiki we Sylvie na Koca ndetse na Isimbi. Aha ngaha rero byatangiye Koca yaje kureba Sylvie bari kuganira ku bya Iribagiza, n'ubundi nk'uko bisanzwe niwe baba bari kuganiraho, niwe baba bafite impuhwe, ariko Sylvie na Koca yari ari kumubwira yuko yarazanye na Kanyana kumureba, hanyuma papa we akahita amusubizayo. Bahuye na papa we ahita amusubizayo, ahita amusubiza inyuma. Aya niyo magambo rero Sylvie yari ari kubwira Koca yari ari kubwira Sylvie, amubwira ibyo byose. Mama we aza kubasanga ari kubasuhuza ababwira ngo bite bakobwa banjye, mama muri kuganira ndabibona. Ikintu rero cyaje kuba cyadutangaza cyangwa se ikintu tugira ngo tuvugeho ni uko uno mukobwa bagomeje kwanga, uno mukobwa ugomeje kwizirika kuri Cyusa cyane nubwo atamukunda, uno mukobwa ugomeje kwihambira muri uru rugo udashaka kuruvamo. Yaje asanga bari kuvuga kuri papa we, bari kuvuga ukuntu papa we yasubijeyo Kanyana. Uno mukobwa atangira kuvuga ngo nimuvuge papa wanjye nabi, papa wanjye ni umuntu mwiza. Atangira kwinjira mu kiganiro uko nguko, atangira nyine kubivangamo. Ni ibintu rero byababaje Sylvie, ni ibintu byamurakaje, akavuga ngo ubundi wagiye ukava aha ngaha ugasanga umuryango wawe. Uno mukobwa rero agomeje kwihambira kuri uyu muryango cyane, nubwo uno muryango uba utamushaka, nubwo utamukunda, ariko birashoboka yuko awutwitiye, birashoboka yuko awufitiye umwuzukuru, bikaba ari nabyo biwutera guhora wenda bamugirira impuhwe, guhora bamutegereje, nyine bamutegereje ngo azabyare, noneho babone kumenya ibyo ari byo, babone kumenya uko ibintu byifashe. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi arashubongera, nta gushidikanya arazirarungana. Cyusa aramwiyumvamo cyane, Iribagiza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira na butyope, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, Ngo abasigaye bamugira umugeni. ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira na butyope, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima.
Yes, rero tudatinze n'urukundo rwinshi, ni urukundo ruba rubagaragaraho Cyusa na Iribagiza ni abagiteri hano bakina bagaragaza urukundo rwinshi hagati yabo cyane kabisa. Umuntu wemera kukwemerera ukamutorokesha ukamuvana mu bibi nawe akakuvanamo, ni ibintu biba bikomeye, ni ibintu byerekana urukundo rukomeye cyane ruba rugomba no kugaragara mu iyi minsi ikomeye tuba tugezemo. Rero Cyusa yahuye n'ikibazo abura telefone yaragiye kubikuza, yaragiye kongera kugura cyangwa se guhahisha amafaranga abo bari babahaye kugira ngo bagomeze kubaho neza, ariko rero byaje kuba bitoroha. Cyusa bayimucapuje, Cyusa kwanza bamutetse imitwe ngo dutise duhamagare, ariruka. Cyusa yirutse ntiyabafata, Cyusa ntiyabageraho. Ni ibintu rero byari bibabaje hagati ya Cyusa yahise aza abibwira Iribagiza, abona ko ari ibintu bikomeye, ari ibintu bibabaje cyane rwose. Inzara igiye kubica, inzara ibamereye nabi, na Cyusa agomeje kubura fone. Rero ahangaha harimo isomo ryo kwihangana, tukihanganira ibigeragezo byose tuba turi gucamo, ibigeragezo byose tuba turi guhuriramo nabyo, tuba turi guhura nabyo kabisa, kuko Cyusa ahangaha twabibonye we na Iribagiza bari guhangayika, we na Iribagiza bari kunyura mu bintu bikomeye, bari kunyura ahantu hakomeye cyane kabisa. Umuntu wese aba agomba kuhagera akihangana, agakoresha uko ashoboye kose akihangana kabisa. Rero ahangaha Cyusa yabuze fone, yabuze amafaranga, ikigiye kuba cyakurikiraho situkizi, situzi icyo ari cyo. Ariyo mpamvu rero mba nkubwira ngo dukomeze gukurikirana filime yacu, turebe ibyo twibaza, ibyo tuba twibaza mu zindi episode, uko bizaba bigenda, uko bizaba bisubizwa. Rero ndagira ngo nkubwire ngo munyemerere nsoreze ahangaha, wowe utarakanda subscribe ndagusaba kuyikanda, ukarayikinga video, share, comment, byose ni inkunga ikomeye uba uduteye, Imana igakomeza kuduhana umugisha, tugakomeza no gukunda filime yacu Inzira y'Umusaraba. Nongera kukubwira ngo tuzahore ku munsi w'ejo mu gitondo tureba indi episode uko yari imeze, n'utundi duce twayo twagiye tuyiranga. Rero ciao ciao, wowe ubugejeje izi saha ukidukurikiye, Imana ijye guha umugisha. Bye bye na hejo.